Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ko muri kumwe natwe, nizere ko mumeze neza kandi amahoro n'ubuntu Umwami Yesu atanga bikomeze bibane namwe. Tumaze iminsi tudahari ariko uyu munsi nanone tugarutse n'ijambo ry'ihumure rivuga riti hari igihe ubabazwa n'ibyo ubona kandi ukumva ko Imana yacecetse. Ukibaza uti ese nanjye Imana iranzi? Ese nanjye Imana irankunda? Igisubizo ni uko twese Imana idukunda, ubuzima bubi bwose twaba turi gucamo cyangwa n'ubwiza Imana ibibibona, cyane cyane ubu ndi kwibwirira umuntu ufite agahinda, ufite ibibazo utekereza ko Imana itamwibuka. Ushobora kuba wararize wenyine ugasenga ntubone igisubizo, ariko nshuti yanjye humura, mu ijuru hari Imana isumba byose. Ntihazagire ukwiyemeraho ko Imana kuba uri kunyura mu buzima bubi hari icyaha wabigizeho, hari uruhare wabigizemo, ahubwo nuko igihe cyawe kitaragera. Imana ntabwo ijya iduhereza ibintu bya pirate. Hari igihe twifuza ko uwo munsi twasubizwa, ariko Uwiteka akabona ko ibyo dukeneye uwo mwanya atari byo bizagira ubuzima bwacu bwose, ahubwo tugahora duhangayitse, duhora mu mubabaro cyangwa umuhangayiko, ari uko Imana iri kudutegurira ikintu cyiza kizatumara wa mubabaro by'iteka. Ntitukabone impano zose zije, akenshi hari n'igihe ziba ari impano za pirate. Rero ntihazagire ukwiyemeraho ngo akubwire ngo wowe ntacyo uzageraho kuko we uyu munsi hari uko ameze neza. Oya, ibyo afite uyu munsi nawe wabigira bikamuva mu maboko. Ntitwifurize bagenzi bacu yego gutakaza ibyabo, ariko ntihazagire ukwiyemeraho ko we yagezeyo wowe utazagira icyo wimarira. Oya, ntabwo ari uko. Ntabwo umuntu ari we ushyiraho akadomo ku buzima bwacu. Niyo mpamvu inshuti yanjye nkubwira ngo ntukibagirwe ko amarira yawe Imana iyabona, kandi imibabaro yawe yose Imana irayibona, kandi ntabwo ari imfabusa mu maso y'Imana. Imana niyo yonyine ishobora kureba umubabaro w'umuntu ikamwomora cyangwa ikamubara iyo ntimba, ariko umuntu we ushobora kumuganiriza ko ubabaye cyangwa kumuganyira, nyamara atari nawe Imana izacishaho gutabarwa kwawe. Ntabwo ari ukuvuga ngo tureke kuganiriza inshuti zacu, ariko igisubizo cya nyacyo reka turirire dutumbire Uwiteka. Igihe cyawe kizagera, icyo Imana yateganyije mu buzima bwawe ntabwo izajya isiga hagati ngo igihereze undi. Oya, icyawe ntaho kijya. Igihe cyawe nikigera, Imana izaguhoza ayo marira, ikomore inguma. Komera rero ukomeze gusenga kandi ntucike intege. Ijoro rishobora kuba rirerire nk'uko mpora mbivuga, ariko umuseke ugeraho ukaza, ugeraho ugatambika. Imana igukomeze kandi iguhe amahoro n'imigisha myinshi. Inshuti yanjye, ndagusabye akantu kamwe gusa, ntugende udakoze subscribe kugira ngo dukomeze dushyigikire umurimo w'Imana. Uwiteka akomeze abane namwe, abarinde. Ndabakunda. Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.